Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mudahwema kubana natwe mukadukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho aho muri hose hirya no hino ku isi. Kaze rero muri aya makuru, reka tujye mu burasirazuba bw'u Rwanda by'umwihariko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru mabi avayo aravuga yuko hari igitero gikomeye cyane cyagabwe ku birindiro bya FARDC n'igisirikare cya Kongo, hanyuma iki gitero cyaje kugwamo abasirikare bagera kuri 3 abandi barakomereka. Biravuga yuko rero inyeshyamba z'umutwe wa APRC kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Werurwe zagabye igitero ku birindiro by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa Kashebere muri teritwari ya Walikale uwo muri Kivu y'Amajyepfo, aho imibare y'agateganyo igaragaza ko hapfuye abantu bagera kuri 3 abandi 3 barakomereka, mu gihe rero amaduka yasahuwe n'ibyo birindiro bya FARDC bigatwikwa mu buryo bukomeye cyane. Iki gitero nk'uko amakuru aturukaho cyabereye avuga ko cyari kigamije kubohoza imfungwa ebyiri z'abarwanyi b'uyu mutwe wa APCRC zari zifungiye muri ibi birindiro bya FARDC, ariko hakaba hagamijwe no gusahura intwaro ndetse n'amasasu nk'uko amakuru ava muri Kongo bivuga. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri wa gatanu n'uwitwa Prince Kihangi n'umudepite ku rwego rw'intara watworewe i Walikale, yamaganye iki gitero ku ngabo z'iki gihugu. Nk'uko tubikesha Radio Okapi, Prince Kihangi yanahamagariye APCRC guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ikagana inzira y'amahoro. Uyu mudepite kandi yanahamagariye FARDC igisirikare cya Kongo kongera imbaraga mu birindiro byayo muri Kashebere mu bijyanye n'umubare w'ingabo, bitewe nuko aka gace ngo gaturanye na zone ya Kayanja igenzurwa n'imitwe yitwaje ibirwanisho muri iki gice kiri hagati ya Masisi ndetse na Walikale nk'uko babitangaje. Ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bwaho mu mashyamba habarizwamo imitwe myinshi yitwaje ibirwanisho irwanya cyangwa se ihungabanya umutekano w'akarere muri rusange, u Rwanda, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma kuva yajya ku butegetsi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ko mu byo ashyize imbere no mu byo yasezeranyije abaturage harimo no gukuraho burundu iriya mitwe yakomeje kugenda ihungabanya umutekano mu bihe bitandukanye mu karere kose muri rusange. Mu bishize deretse kumva urupfu rwa Ambassadeur Butaliyani muri iki gihugu cya Kongo ndetse n'abo bari kumwe, akaba rero mu by'ukuri navuga yuko hari akazi gakomeye cyane gategereje Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kugira ngo mu by'ukuri akomeze guhashya iyi mitwe ikomeje guhungabanya umutekano muri Kongo idasize ariko n'akarere kose muri rusange. Hanyuma mu Rwanda, uwitwa Gatabazi Jean Marie Vianney yagizwe Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu asimbuye Professeur Shyaka Anastase. Professeur Shyaka Anastase wari umaze imyaka rero hafi 2 n'igice ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yagaragaje ko muri icyo gihe hari byinshi cyane byagezweho ku bufatanye n'izindi nzego, ariko yifuza ko Gatabazi Jean Marie Vianney wamusimbuye yakwibanda ku gushakira ibisubizo ibibazo bikibangamiye imibereho myiza y'Abanyarwanda. Byagarutsweho kuri uyu wa gatanu tariki ya 19 Werurwe 2021 mu muhango wo gwerekanya ububasha hagati ya bombi. Nyuma y'amasaha make, Gatabazi Jean Marie Vianney arahiriye kuba Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Professeur Shyaka Anastase yashimiye Perezida Kagame wamugira icyizere, ubufasha n'imbaraga yamuhaye mu mirimo yakoraga ndetse no kumushoboza ibyo yakoraga. Kuva muri 2018 ubwo Professeur Shyaka yagirwaga Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, harimo induka ziganisha ku mibereho myiza y'abaturage zagiye zikorwa, aho nk'ibijyanye n'uburyo abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa byavuye kuri 35% bikaba bigeze kuri 82%. Ibijyanye no kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage byavuye kuri 70% bigera kuri 87%. Ibijyanye n'imitangire ya serivisi ubu yageze kuri 78%, ivuye kuri 74% yariho muri 2018, mu gihe rero gahunda y'imyaka 7 iteganya ko u Rwanda ruba rero rugeze kuri 90%. Professeur Shyaka yagize ati birumvikana rero ko hakiri urugendo rurerure rwo kugera kuri iyo ntego u Rwanda rwihaye muri myaka 3 iri imbere. Muri iyi myaka 2 n'igice ishize Professeur Shyaka ari Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, Minisiteri ku bufatanye n'izindi nzego yarihaye umuhigo wo gufasha Abanyarwanda kubona amacumbi, aho inzu 11,000 zagombaga kubakwa kuva muri 2018 kugeza muri Kamena 2021.
ati nibura hafi 9,000 zarubatswe, ati ba nyirazo bazirimo nabwo haracyari urugendo rwo gukora, ndetse hakaba hari n'izindi nyinshi cyane zikeneye gusanwa. Ibijyanye n'ihame ry'uko serivisi abanyarwanda bahabwa ziba zitanzwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, inzego z'ibanze zakoze urugendo rushimishije, aho kuri ubu nibura serivisi 97% zitangwa hifashishijwe ikoranabuhanga, muri 2020 zari kuri 89%. Profeseri Shyaka Anastase yavuze ko hari imishinga itarakorwa neza, ati itarakoraga neza nayo yahagurukiwe uyu mwaka, ati hongerwamo imbaraga kugira ngo rero ishobore gukora, aho nibura igera kuri 65% yakozwe, ati mugero isigaye ikabakaba 25%. Igikenewe ati ni ukongerwamo imbaraga. Yakomeje agira ati bijyanye rero n'uburyo rero inzego zibanze zikurikirana gucunga neza umutungo wa rubanda, igishimishije hari intambwe yatewe muri imyaka 3 ishize, ariko nanone ntabwo turagerayo, ati haracyari byinshi cyane byo kunozwa. Umukoro rero kuri Gatabazi Jean Marie Vianney wamusimbuye, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ikaba ifite inshingano rusange zo guhuza gahunda zijyanye n'imiyoborere myiza n'imitegekere y'igihugu ihamye bigamije iterambere mu by'ubukungu, imibereho ndetse na politike. By'umwihariko Minaroke ishinzwe guteza imbere, kumenyekanisha ndetse no guhuza ishyirwa mu bikorwa rya politike, ingamba na gahunda bijyanye n'ubutegetsi bw'igihugu, binyujijwe rero mu gushyiraho politike, ingamba na gahunda z'igihugu zijyanye n'imiyoborere myiza, imitegekere y'igihugu, imibereho y'abaturage n'imiturire mu midugudu, hagamijwe iterambere rirambye. Mu bindi rero harimo gushyiraho amategeko ajyanye n'imiyoborere myiza, imitegekere y'igihugu, imiturire n'iterambere mu mibereho myiza n'ubukungu. Profeseri Shyaka yavuze ko umusimbuye akwiye gushyira imbaraga mu gukomeza gufasha inzego zibanze kwirinda icyorezo cya COVID-19, gukurikirana ibijyanye n'ubudehe ndetse no kongerera imbaraga urwego rw'akagari. Yavuze kandi ko rero hakwiye gushyirwa imbaraga mu kureba ibibazo bibangamiye imibereho y'abanyarwanda, by'umwihariko abafite intege nke. Minisitiri Gatabazi yavuze ko inshingano yahawe n'umukuru w'igihugu ziremereye, ariko atari wenyine kuko ari uwamuhaye izo nshingano ahari ngo atange inama ndetse n'umurongo, ndetse kandi ubufatanye ati n'abandi bayobozi bazamufasha rero kugera ku cyo uwamutumye ashaka. Yakomeje agira ati nk'uko abitwibutsa kenshi, icya mbere ni ukumva ko ntari njyenyine, ati umukuru w'igihugu rero ahari, afite amasezerano yagiranye n'abaturage, afite ibyo yabemereye mu gihe cy'imyaka 7 turimo, ati nkumva rero icyanzagamo buri gihe ni ukuvuga ngo abaturage bategereje iki, nkumva rero ubuyobozi ari inshingano, ariko mu by'ukuri hakazamo ko iyo bitagenze neza ubibazwa. Avuga kandi ko nubwo hari inshingano za Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ariko izangombwa ari ubukangurambaga kugira ngo n'ibindi bikorwa n'izindi nzego zishobora rero gukora zibone uburyo rero bw'uko rero bishobora gukorwa. Yagize ati kuko abaturage bari kumwe n'umukuru w'isibo, ati bari kumwe n'umukuru w'umudugudu w'akagari, kugira ngo rero bashobore guhinga, ati bashobora kubungabunga ibidukikije n'ibindi byose bakora babifashijwemo n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze. Minisitiri Gatabazi yibukije abakozi ba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ko bafite inshingano zo guhindura ubuzima n'imibereho y'abaturage bakoresheje izi nzego, mu by'ukuri ziva ku muryango, umudugudu, zikarinda zigera ku rwego rw'igihugu.